mu masaha ya saa 10 z'umugoroba umunyamakuru wa Freemax TV aragaragara bamuhetse mu mugongo yambuka umugezi. Niyo nzira ya bugufi yabonye kugira ngo agere vuba aho yaragiye. Mu kanya katarambiranye nibwo yahingutse hafi y'urugo rw'umusaza Kingeneye Venant. Bivugwa ko yashoboye gufata umujura akoresheje imbaraga zitari iz'amaboko benshi bita uruhereko. Kugira ngo tugere mu rugo iwe byasabye imbaraga no guca mu cyanzu tugira ngo turebe ko twamugwa gitumo wenda ari gukora bumwe muri ubu bufindo bwe, nubwo bitaduhiriye kuko yahise atubonera kure maze ahita aza tubaza abo turi bo. urahanyona aho hari indirimbo yo muri kuko kandi umari Muze mutubabarire rwose. Mutubabarire duciye mu cyanzu ariko rwose umucyanzu n'umuntu amugabo umucyanzu hanyuma umuntu utafite uko yigira imfana buzu mukomere. yego yapana umuntu w'icyanzu imfana buzu no utarigize arongo bamutisha gute ngo tabaye itana imfana buzu Imfana bujunwa. kuko mwizo mu cyanzu cyane cyane nk'umuservateri utararongoye bamugiraga intuza bamucishaga mu cyanzu bagiye nko kumushyingura bagiye no kumushyingura bakamugira n'ishoka kugira ngo atazabatera yampaye. Muze mutwihanganira duciye mu cyanzu wa mugari. Ariko nuko twarimo dutambuka ndavuga nti reka tunyure hano wenda turebe. Hari amakuru batubwiye ko ngo hari umujura ngo wigeze aza kwiba aha ngaha ngo afatwa ku gitoki. Ku buryo ntambutse ndi kuvuga nti reka tubanze turebe n'icyo gitoki ahantu kiri. wakiboneze ko bagiciye Ariko sinarinzi ko uri hafi aha ngaha. Mutubabarire. nta cyaha rwose ubwo munyiseguyeho burya rero kuvugana ni ugusabana. Yego rata. Nuko ntugasaze. Noneho rero mudukundire twicare n'ubundi nubwo tunyuze kandi murakoze kutubabarira. Ni karibu. Reka twicare hariya. Hanyuma tujyane. Nyuma yo kwibwirana yaduhaye umwanya turaganira tubwira byinshi kuri izo mbaraga akoresha n'igihe azikoresha. Inshuti bakunzi ba Freemax TV, reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze kuri aya makuru. Nizeye ko hirya no hino aho muri mudukurikiye mumerewe neza cyane. Niba bitameze neza mwihangane, uyu munsi hari igihe byanga ejo bikemera. Iyo tugifite uyu mwuka duhumeka byose birashoboka. Ngo haye ikaze rero, nitwa Innocent Valentin Muhirwa. Wowe witwa nde? Urakoze cyane. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi katoroshye, ariko tugomba kugakora. Imbaraga turi nazo kandi n'ibitekerezo birahari. Freemax TV tubagerera hirya no hino tukaganira n'abantu batandukanye mu buzima butandukanye kandi hirya no hino, ntabwo ari mu Rwanda gusa, no hirya y'u Rwanda no hanze y'u Rwanda tugerayo. Uyu munsi turi kumwe n'umusaza aha ngaha. Hari abamubonye cyangwa se hari n'abamwumvise ibitangaza yakoze byo gufata umujura waje kumwiba igitoki, agafata icyo gitoki umujura rwose akumiraho burundu kugeza umusaza ari umwikuriyeho. Byaduteye amatsiko cyane bituma dushaka kumenya aho atuye, nubwo bitari byoroshye kugira ngo tuhagere, ariko kubw'amahirwe turamubonye. Turagira rero ngo tuganire nawe, atubwire byinshi, atubwire mu by'ukuri niba ibyo bintu ari we wabikoze, kugira ngo na wa wundi ushobora kuba yemera ko bidashoboka abone koko bishoboka. Ngo haye ikaze nanone. Muze muraho neza? Mukomere cyane. muraho n'amahoro. Ngo ko mwaze mwadutunguye mutuzaniye iki? Ni amatsiko atumye tugera aha ngaha. Niyo mpamvu rero twifuje ko twaganira kugira ngo mutubwire. Twumvise amakuru hirya no hino ku bitangazamakuru bitandukanye ko ngo mwafashe umujura.
mwafashe umujura ngo yaje kwiba igitoki aragifata cyumiraho. Mu by'ukuri ibyo bintu byarabaye, ni mwe mwabikoze cyangwa ni bya bindi byo kuryoshya inkuru? oya hageze abantu bafite itandukanizo benshi, ntabwo ari hageze umuntu umwe cyangwa babiri, hari isoko n'uwo muntu ariho, hageze n'abanyamakuru ba TV1, hagira n'abapolisi, urumva n'abaturage bose bari bahari. Ntabwo ari inkuru mbarirano cyangwa se ngo ni ukugira ngo umuntu aryoshye umunega, ntabwo ari umunega, ni ibintu byabayeho. Uyu musaza Kingeneye Venant avuga ko yavutse mu mwaka w'1945. Ubu izi nsina zose tureba ni mu kwanjye n'ahari hepfo n'harimo no mu kwanjye hepfo. Ariko ubutaka bwa hano bwera n'ibitoki rero byiza. Ubu nuko urutoki rwo muri 83 Izi rumaze igihe ne ntaranavuka. Ngo nubwo muri 83 abandi gutera urutoki rwa Rwato. None se muze ko tubwiye ko uri wo mu karere ka Gakenke, waje kuzagera inahangaha ubu hano nageze nkora wa muzungu witwa Pirari, ndi umusuderi, ndi mekanisiye, ndi menuisier. Reka da. Ubwo hari ryari? Muri 65 nibwo watuye ahangaha? Oya nubwo nahageze muri Kigali, mvuye muri artisanal 65. Ubundi wa mugani nta nubwo wambwiye wavutse ryari muri 45. Wakaba yarakoresheje uyu muti kuko abajura bari bamurembeje ngo nta gitoki yari agisarura mu murima. Ibyo ngo nibyo byamuteye kujya gushaka uyu muti ufata abajura, awukura ahandi hantu ariko yirinze gutangaza ngo ni ibanga ry'akazi. Izo mbaraga zo kubikora muzikura hehe? Tuzikira mu bushobozi Imana yaduhaye. Ubu se ko wize amashuri, uko wize amashuri ukora kuri radio, undi ukora kuri radio nindi. Harabeshi bike no wagize amahirwe ya mahirwe nyine. Ukagira ubushobozi bwo kugira imbaraga ukazitegeka uti mugende murinda ahantu ahangaha zikakumvira, kuko bari bamaze iminsi banyiba. Navuga abashinzwe amarondo, abanyamarondo bati ntabwo ari twe tuzikwiye kumukimura amarondo mukaka amafaranga y'abaturage, kandi bisamba bikiba mu ukora iki, kandi amafaranga abaturage bayatanga. Ngo yango ntabwo ari twe twiyanza gushaka amayire no kugira ngo nge kureba umuntu wandengana bamaze kuntwara bitoki 48, kandi byari mu mafaranga menshi. Ugomba kugenda njya ahantu barawuma ushyiramo kuko biza kuba byo. Umuti nta handi wagiye kuwuhahira, ntabwo ari wowe ubwawe oya nta handi nagiye kuwuzana. Aho hantu niba atari ibanga ni hehe? Ibanga rwose nahakubwira wajyayo, nta kibazo hambwire. Ni mu Rwanda? Ni mu Rwanda. Mu kahe karere? Oya ni akarere kakabaho n'u Rwanda. N'u Rwanda nta karere kabaho, ni mu Rwanda koko. None se muze uravuze ngo ni imbaraga Imana yabahaye. Izo mbaraga hari abandi bavuga ko ahubwo ari imbaraga zikorana n'imyuka mibi. Ni imyuka mibi. None se Imana niyo itanga izo mbaraga z'imyuka mibi? Oya Imana nitanga imbaraga, itanga ubushakashatsi kugira ngo ukore ubwenge bwawe nawe uzabukoresha ubure. Ntabwo Imana itanga ubushakashatsi, wowe byikurira kugira ngo uri mweneze, uri umwana w'umuntu, kugira ngo uvumbure ubwenge. Kuko Imana bakize ku isi turi mugenda mujya kuri iyi si muruye mushakashaki kizabatunga. Ubwo no kuvuga ngo mwanyura mu nzira mbi cyangwa nziza zipfe kuba zibatunga muzinyuremo. Inzira nziza mbi ntago twazinyuramo, dushaka izadutunga tukabana n'abandi, ariko inzira nziza zo kugira ngo kanaka ngo ngere muhohotere ntabwo ari byiza. Urumva nk'uwo mujura nawe ni izindi nzira yaranyuzemo wenda ngo abone icyo kurya. Abana ngira ngo abone icyo kurya ariko ku ngufu atabisabye nyirabyo. Usabye naguha ariko se utansabye naguhana, kandi ukaza kunyereka kuri umugabo. Uru rutoki rwose rutuzengurutse ahangaha n'urwawe ni mu isambu yawe. Nirwo bari bamaze iminsi bibamwe ibitoki. Bibamwe ibitoki. Uravuga uti reka nze mbereke sha kuko nayo imaze kuruha. Tumubajije niba uwo muti udashobora gufata abana, abuzukuru cyangwa bakazana be mu gihe baba bagize icyo basarura mu mirima yatakibahaye, yadusubije ko uwo muti udatoranya ngo uwajyamo wese atabimusabye yahita afatwa. Hanyuma muze
uwo muti baguhaye kuko utubwiye ko hari ahandi wagiye urawufata, ubu tuvuga ko uru rutoki rwawe rurinzwe kuva ubwo, cyangwa ko ubu ngubu umuntu ashobora kugenda n'ubundi akaba yaza kwiba nk'igitoki bikagenda nk'uko byagenze? ntawe waheruka. ariko tuvuge nk'ubu ngubu ni urugero, nijoro nk'umujura aje agarutse akavuga ati reka njye kwiba igitoki hariya, n'ubundi niko byagenda? siko byagira, biterwa n'uko wawushyizemo. uwo muti ukorana n'amasaha ku buryo wenda ku manywa bitakora, mu ijoro akaba ariho bikora? igihe cyose. ikibi ni ugukubaganira ikintu utasabye. ubu turabona uri umusaza mukuru, ibyo ari byose ufite abana, abuzukuru, abakazana, abakwe se. ubu nk'umukazana hari yavuze ati reka njye kwa sogokuru kwishakira igitoki ngaburira abana, akagica wenda atagisabye, kandi uwo muti wawushyizeho yakisabye se. ndavuga mu gihe wenda hari igisambo kigira ibaraze. igisambo ni igisambo. ni ukuvuga ngo n'uwo mukazana yahita yumiraho. none abashaka iki? abashaka iki si igisambo se? kibizira igisambo kiba gikorakora ibyo gitashatse. muze ubu kuri uyu musozi bakimara kubona iyo nkuru y'ibyabaye, ubu ntibagufata nk'umuntu w'umurozi cyangwa ufite ibindi bimbaraga runaka bakorana? ibyo babivuga byose baba babeshya. ukuroga ni ukwica. abandi batura umupfumu. oya, ntawe ubupfumu ni ukuragura impinga. ni ubushakashatsi. ubu se nta muntu uraza wumvise iyo nkuru ngo akubwire ati nanjye ko banjujubije wampaye kuri uwo muti? ntabwo nawe ngo we wamuhaho? oya, ntabwo ko byamukura bikasanga bimbara n'ibingira nawe nazeye kuyishakira. none se iyo miti ni iyo kurinda ibisambo gusa cyangwa niyo kurinda utwawe imyaka yawe? wowe nyiri umurima se ugiyemo wabishyizemo ntibishobora kugufata? hari ufata shebuja. niko ugeramo bikavuga biti databuja yaje ntabwo twari. ntabwo bivuga, ni ibintu bitavuga bitakora. izo mbaraga ni ubumaji mbese. ni ugukora ubumajisira. uyu musaza Kingeneye Venant yakomeje avuga ko nubwo uyu muti we ukora utya, ngo nta muntu ushobora kwica, ndetse ko ngo ntaho ahurira n'imyuka mibi, kuroga cyangwa guterekera, ngo kuko ari umukristo. niba ari ibintu bishoboka, watwereka nka kimwe mu bitangaza ushobora kuba wakora ukavuga uti dore niba mubihakana dore gihamya ngiki? ntabwo naba ntanga umugabo. biri mu maraso yanjye, ntabwo biri kugira ngo njye gutanga ubuhamya. ntabwo ni mu rukiko. ndabyumva. none muze ujya unyuzamo ukajya gusenga cyangwa uri hano